umugore wanjye ajyaga ampamagara ari mu kazi kambwa bro uri hehe kambwa ndi hano duhurire hehe ati bagahurira mu kahoteli akaho hafi kandi ari umugore n'umugabo bafite urugano bataha bakabikora ubundi umugore agasubira mu kazi nande n'umugabo agasubira mu kazi nyine ni uko bari bamwe toy today ejo akagura izindi ngo bamubwiye ngo izi nizo zikora neza izi nizo zigira gutya nyine umugore akamva abona umugore none yabaye obsessed na toys urumva. Good morning, guys. How are you doing? So, how about you? Good morning. It's good morning because I'm doing the story 6 before I go to work. Ni saa 12 mbere yuko njya ku kazi. Niho ndi gukora ino nkuru. Anyway, niza kumwesomeze neza Imana ibarinde. So mbaza ni inkuru iyo nkuru sinzi impamvu yandakaje, sinzi impamvu yambabaje and please wives try to do better because what the hell are you doing? Anyway, good morning. Yeah. Umunara nyene cyarambwa Debbie ndi umupapa. Ati ndi umupapa ufite abana babiri barangije secondaire. Bivuze ko ndi umupapa mukuru pe. Ni papa mukuru ariko mfite ikibazo. Ubu ngubu nirirwa kuri TikTok. Nyine yarambwa ati ngiye nirirwa kuri TikTok. Nicyo ubu nibwo niho ngeze nibyo nyine nshoboye. Sorry. Aha. Ubu ngubu ngo nibyo ashoboye kwirirwa kuri TikTok nta kindi kintu akora. Kubera iyi mpamvu yaramugaye. Yakoze impanuka 2023 aramugara. Adari kuva yamugara. Nibazo. Anyway kadutangire inkuru. Yarambwa ati kera after genocide like 2 years nyuma ya genocide y'imyaka 2 niho yaje guhura n'umugore we. Bahura n'umugore we bazagurira umugore we ari umumama umukobwa nyine mwiza w'imfubyi nyine wa w'imfubyi ibintu nk'ibyo ngibyo. Then I'm distracted guys, sorry, I don't know what's in my mind but it's okay, I'm going to be okay. Yeah, urumva sasa nyine barahura ari umukobwa w'imfubyi nange mu buzima byawe muri kino gihugu barahura bazi guhura barahuza nyine batangira kugira gute batangira kubana. Urumva batangiye kubana ati ngewe umugore nye umugabo yavuze ati ngewe akazi nari mfite akazi keza nari mfite akazi keza ku buryo ako kazi karacyampa amafaranga n'ubu ngubu nubwo ndakora ako kazi natangiye gukora mfite imyaka 22 nkirangiza secondaire nize kaminuza ariko nkora ndakomeza narinze nkora accident ari aho hana niwo ngikora nari mpamaze imyaka hafi 30 irenga. Urumva aho hantu rwose niho nari ngikora nta kibazo nyine mana byara it was okay. Duhura rero we yari umuntu utarangiza secondaire bitamvuga ati rero kuki utize ibintu nk'ibyo why don't you go ko Farge ifasha abantu bagize ibyago nk'ibyo nge nawe twagize ukagenda Farge ikagufasha. Yaragiye ayiga ari umuntu ari umugore wanjye nanga ko twita tunabyara uko umwana wacu wa mbere twamubyaye mu 1999 twarashakanye muri 1996 tuba turetse turavuga ati okay reka banza arangiza kuko yari yavuye kuko genocide yabaye yiga mu wa 4 mu wa 2 secondaire cyangwa mu wa 3 akore troncome namukora troncome arangize kwiga nyine azabone kubyara. Umwana wabo mukuru rero bamubyara muri 1999 ya 1999 bamaze kubyara yararangije ahita ajya gukomeza ko yari umugore w'umuhanga ahita akomeza agenda no muri kaminuza. Farge iramwishyurira nanjye nyine nkihangana nanjye utwo nyine Farge tamuhaye nanjye nkatumuhereza kugira umugore wanjye nyine atazagira ikibazo. Umugore wanjye ariga ararangiza dukomeza ubuzima bwacu. Yarangije nawe mbere kubona akazi byari byoroshye mw'abantu mwe nyine before ko tuba benshi kubona akazi byari byoroshye. Yari byarangije abona akazi muri society imwe hano ikomeye pe iyo society twese twakoze tuyizi by the ntago ari ngombwa ngo nyivuge. Ubwo umugore we nyine akora aho ngaho nta kibazo bafitanye babyara umwana wa kabiri babyara bafite abana 5 sinzi simbyibuka. Urumva ati twegerera abana bacu bose nyine babiri barangije secondaire abandi baracyari muri secondaire nta mwana tugira nyine yiga muri primaire. Ubwo twakomeje kuba muri ubwo buzima ibintu nk'ibyo ngibyo until 2023 nari ndi kujya muri Tanzania ndavuga reka ne kujya muri Tanzania nteze cyangwa mfashe pride nitware nyine ngewe nitware bisanzwe ngende ngeyo ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva arangije
afata imodoka yiwe aritwara. Ageze mu nzira ati akora impanuka ku buryo yakangutse nyuma y'amezi mba ari 8. Yakangutse nyuma y'amezi 8. Urumva yakoze impanuka turi 2023 abyuka muri 2024. Isanga mu bitaro, abana bari aho ngaho, umumama ari aho ngaho, nyine bose yarabyitse abantu abaganga barumirwa bavuga what, so you nyine abaganga barumirwa bavuga ati wa mugabo we ntabwo rwose uzanapfa ubu murame. Ibyo ngibyo birarangira nyine aba mu bitaro, baje aramubwira ati ntabwo uzongera kugenda, ubu ni mu kagare, ibintu byose ni kujya babigukorera. Ati ibyo narabyumvishije ngo ku mutima mbwira Imana atari ko iyo ncyura basi, iyo ncyura ngapfa nkava muri iyi si, kucyungaruye muri iyi si kandi ubona. Ariko narebye abana banjye bari aho ngaho bose bari kundeba banyishimiye n'ibiki byose, nkabona rwose Imana wangaruriye impamvu nyine. Aravuga ati okay nuko byakira, niba ari mu kagare nta kibazo nzakabamo, ariko Mana nyine ntakunde. Urumva bitangira uko nguko, atakigera mu rugo umugore nyine ubwo niwe wagomba kwita ku rugo, ariko nyine umugabo bari nyine ariko nimba barahise batangira nyine ku kazi ahantu yakoraga nyine kuzajya bamuheza n'undi aracyahembwa nk'umuntu ukora nubwo adakora, ariko aracyahembwa, aracyatanga kwerizwa amafaranga ye yakoreraga. Nyine iyo company yanze kumurekura, imba ari company, imba ari societe, yanze kumurekura avuga ati ntabwo twakoreka ngo ugende n'igihe cyose wadukoreye. You get good bosses, yes. Urumva nyine bakomeza n'ubungubu nyine baracyamuheza amafaranga abona is the same money he used to get when he was working, when he was fine n'ibiki byose. Muri make aracyaprovidinga nyine mu rugo nk'ibisanzwe. Ati rero tukigera mu rugo bampaye, umugore yatangiye anyitaho ibintu nk'ibyo ngibyo, kujya kuri toilette simbishobora. Noneho we ikibazo none afite nta n'ukuntu abyumva, ntabwo yumva ko bya bigiye kuza, ahubwo ajya kumva kumva akumva nyine byarangiye. Umwana we w'imfura w'umukobwa icyo gihe ngo yiga nyine aba mu rugo, nyine yigaga yari yarangije, akabaza nyine akamufasha na mama wiwe banje kumuha konje, akageza nyine bakamufasha ibintu nk'ibyo ngibyo. Bigeraho baravuga ati reka tumushakire umunansi. Urumva bamushakira umunansi, ariko riko mujyana no kwa muganga. Nyuma y'igihe gitoya bya bintu nyine byo kwikoreraho ibintu byose bigeraho birashira, kuko rero yatangiye kumva sense, yaratangiye kuzumva nyine zo kumva ko he want to go to the toilet, he want to pee, this and this and this. Icyo cyaje kuba rero umugore araje ngo amuhagarara imbere from nowhere, kuko kundi ufite umugore wawe mu rugo murabana, ni madamu wawe, nta kindi kibazo mufitanye. Arinjira amuhagarara imbere aramubwira you know what, I can't live without sex. Umugabo aramubwira nyine aramubwira nanjye rwose ntabwo numva. Nyine umugabo aravuga okay what can we do, tugerageze gute, tubigenze gute. Umugabo nyine umugore ngakoraho reka umugore akoraho, umugabo guhaguruka no biranga. Umugore aramureba nyine aravuga ati okay tugiye kuya tugerageza, tuzabazana muganga bigende gute. Babaza muganga aramubwira se nta kuntu uko tubona n'ubundi abantu bamugaye ariko bakibyara cyangwa bagikora whatever, how can we do it. Babaza muganga aravuga rero mu kibazo kiwe ashobora nk'uko yatangiye atarumva nyine ntuze ziwe zo kuri toilette nayo hose ngo akabashaka kujya kunyara, kumva ko ashaka kujya kunyara, akabwira umuntu akamujyana kunyara, kujya kuri toilette akabwira umuntu akamujyana kuri toilette. Ariko yaravuze igihimba cyo hejuru kirakora, amaboko arakora, ariko nyine igihimba cyo hasi reka amaguru reka. Urumva we wenda mwategereza until wenda bigarutse, cyangwa ari ibindi bintu sinzizi ibindi yamubwiye nyine ntabwo mbyumva. Uyu papa yanyandikiye yarambwiye de bintu Rwanda ya televiziyo niruka kuri Instagram, ura nta muhanzi ntazi nta urumva. Arangije umugore ngo bageze mu rugo aramubwira ati gerageza turebe nyine, ubona ko umugore rwose umugabo mugasera mbigenze gute. Urumva umugabo binanditse isoni. Urumva agezeho ngo umugabo aramubwira ati okay so what can we do, how can I help you. Urumva umugore ngo ababwiye umugabo aramubwira sasa rero reka tubikore gutya, let's use your fingers and your guys please. Urumva aramubwira reka dukoreshe nyine ibyo ngibyo, ngo bitangira nyine bagakora ibyo ngibyo, then umugabo akoresha his fingers
and his tongue like nyine akagerageza agakora ibishoboka byose nyine ngo arebe ko yagira ute yashimisha umugore we. Uyu mugabo ambwira ati Debbie ati ngiye byaranshimishaga nyine kubibona ko mbikoreye umugore wanjye kubera ko umugore wanjye yaraje ambwiza ukuri yabaye open arambwira ati ngewe ntabwo nabaho ndakora jigijigi you get I can't live without jigijigi so try to use what you have. Urumva ati hashiyeho nk'iminsi umugore araza arambwira ati aza rero nyine barambwira ati ni couple barakundana actually nyine n'abantu bakundana abantu byumvikanaho ibintu byabo nyine babyumvikanaho ntago ari abantu batumvikana ku bintu yaba byumvikanaho. Arambwira sasa rero niba arambwira ati ngiye ibyo is not enough for me. Arambwira ati ariko umugore wanjye ari umugore wangiriye inama this and this we can use toys. Ati Debbie najye kora mbura umugore wanjye nzaniye ibintu ati nkabifotora ngashyira kuri Google nkareba ko babikoresha ati nyine nkavuga ati mana nyine ngo biwe byaramubabazaga nyine ariko nyine umugore akabona umugore arabishaka n'ibiki byose nyine umugore nyine arambwira ati sosa for me you know I love it the way this and this mbabara nyine twe tubikora muri buno buryo nyine arambwira sinshaka guca inyuma ari umugore w'imbwa sinshaka guca inyuma sinshaka gukoresha gukoresha amatoys before batangiye gukoresha fingers and the tongue now they are using toys ari umugore nyine azanye igitekerezo umugabo atangira kubitekerezaho niko ku munsi ngo umugabo haza kuza umushuti we kumusura aramubwira se nyine arabimubwira nyine arakuntu abagabo bayobora bajya best friend umushuti yaje kumusanya nyine amaze gute aramubwira nyine amutekereza ati noneho kankubwira ikibazo mfite mu rugo amubwira nyine buri kintu cyose nzwe kimubwira arambwira ariko Imana ishimwe ko umugore ashobora kuza kukubwiza ukuri atariko nanone murumva ko umugore ari ikirara umugore ari n'iki gutya nangutse nyine atangiye kumuteza umugore we arambwa aho ya umugore wanjye ntago ari ikirara ngiye n'umugore wanjye turi abantu twari active mu buriri like from Monday to Sunday we were doing it. Urumva nanjye ubwanjye nuko I can't do it ariko mbishoboye bro nanezerwa koko that was our love language like that's the thing. Yambwa tumugore wanjye ajyaga mpamagara ari mu kazi kambwa bro uri hehe kambwa ndi hano duhurire hehe ati bagahurira mu kahoteli kaho hafi kandi arubwo ari umugabo afite urugano bataha bakabikora ubundi umugore agasubira mu kazi nande n'umugabo agasubira mu kazi nyine nuko bari bameze nyine it was nice it was beautiful kwako urya having that bond with your husband it's actually nice ngiye mbifata nk'ibintu byiza ya arangije nyine ngo umugabo uwo mushuti nyine atangiye kumubwira ko umugore ari cyane byarambwa ngo ya umugore wanjye nuko twari tubanye nawe urabizwa ko twari tubanye our sex life was top notch was nice our jiggy life it was nice nta kibazo umugabo umushuti ambwira okay nakundi birarangira umugore nyine bakaza akabimukorera gutya umugore akanamaze are you comfortable are you okay with this akambwira sheri nanjye na kintu bintwaye as long as you are happy nyine umugabo ambwira ati ngewe actually numvaga nishimye nyine kubona umugore wanjye aza kubinsaba byatangiye rero ikibazo umugabo yari afite ni iki ngiki reka tuvuge gutya byatangiye rero umugore nyine like it was almost every day nyine bigenda gutyo nyine umugore one toy today ejo akagura izindi ngo bamubwiye ngo izi nizo zikora neza izi nizo zigira gutya nyine umugore akamva abona umugore none yabaye obsessed na toys. Urumva umugore akazi kayambwira ati none ari imwe natumye kuri Amazon n'ubibona uzishima nyine ariko n'umugore nyine ngo nawe yamusinze ibindi ngo yamukoreraga nyine umugabo nawe kumva nyine like he's in the thing ibintu nk'ibyo ngibyo no mbwira umugore ndamwita no this is too much if you can use maybe 2 or 3 it's okay but this is a too much ati none ari ibindi nyine ngo azanaga ibintu byinshi akangwa ngo umukubite urumva ndi mu kagari cyangwa ndi ku buriri agahaguruka kigiti namwe murabizi nyine abagabo b'abanyarwanda ari ibintu tuyatwumva nyine like urumva noneho umugore nyine umugabo abimubwiye nyine amubwira ati ntabwo ushaka kunezeza yaba iki n'ibiki sinshaka guca inyuma nawe urabizi ukuntu twari tumeze nawe nyine amubwira isuku arambwira ati this and this our sex life was okay nawe nyine ibibazo byarabaye ntabwo ndi kukuveba ko ibibazo byabaye cyangwa ikindi kintu oya ndi kuvuga ngo please reka tugerageze dukoreshe uko dushoboye ibi nibyo dufite ubu ngubu until uzagarura ibyiyumviro cyawe sibyo uzagarura nyine kumva ko ishobora guhaguruka tukabikora kuko nanjye ndabikumbuye pe nyine mvumbuye gukora ibintu nawe nyine tubikora naturally things like that umugabo aramubwira ati reka dukoreshe bikeye ibi ngibi nyine umugabo yari yabonye nyine umugore after addiction ku matoys urumva nyinshi cyane
urumva nyine byari byarabaye byinshi, ati yaraguze n'akabati ko yarafashe akabati ko ku ruhande aragafunga nyine kugira atazajya n'umwana wuza, kuko abantu bose bakunda kuza kundira mu cyumba, urumva akajya yabigwaho nyine kagahora gafunze. Sasa icyo gihe nkimara kubimubwira umugore umugore ntiyongera kumbwira ikintu na kimwe, ati ngiye nkumva nyine ndashaka ko kumubona nyine ari excited or anything, ariko nyine nkabona umugore ntago ahambwa aho ntago mbishaka. Bitangira gutyo nyine abona umugore yabivuyemo, aramaze se ntago ukibishaka, ntago ukibikumbura cyangwa ntago bigenda gutye. Urumva ko abantu n'abantu bafite even like connection, their connection is actually nice. Nge nabakunzi actually they had good connection. Arije mbwa ati oya ntago ari cyo ngicyo, ntago nshaka kubangamira, kuko iyo mbura umugabo wanjye ukabangamiye na bino bintu nanjye bivuze ko bimbangamiye, let's not do it. Urumva umuntu nyine abwira umugabo we, aramubwira yanjye ntago nyibishaka. Urumva ntago njye nyibishaka ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati rero ati abana rukuntu bajya banjyana hanze ku muyaga bakansunika, ngira umugore amwe ati ngira n'umunansi uza kunyitaho mu rugo, nawe twaba twagenda ku muhanda. One evening rero twari twagiye yambwe twari twagiye hafi ku gasoko, tinabwiye umunansi wanjye n'umukozi wo mu rugo bari bagiye Rwanda, bavuga ati muze tujyane. Baramusunika baragenda ku isoko, ku gasoko nyine kaho hafi. Baragenda bagezeyo, bagarutse babona imodoka ya wa mushuti wiwe nyine undi yabwiye ngo umugore wanjye ngo bino na bino na bino na bino. Urumva bari kuganira nyine abona imodoka yiwe, agira ngo wenda aje kumureba ntiyamubona. Arakomeza aje, umunansi ashaka kumusubiza, aramubwira se habaye iki. Umunansi ashaka kumusubiza nyine kuko kubera wenda umunansi ibintu yarabonye, aramubwira se habaye iki. Aramubwira ntacyo. Aramubwira ngo tugende tuye kureba umushuti wanjye. Aramubwira ngo hoya ngo ntango nyine umunansi ubona ari kubirwanya, ubuntu umunansi agize ubwoba nyine namuranga nawe. Urumva we ko atari muremure wenda bayicaye ntabwo yabonaga ibiri imbere. Yagize gutya yegura umutwe gato gutya, arareba abona umugore we na wa mugabo, kuko ngo hari n'injoro nyine bwari bwije mu kuntu, kandi n'amatara yo mu modoka yarari kwaka, bwari bwije. Ariko kwa kundi mushaka guhamagaza ahantu mwumva ni nko gusoma iminota 2 mukahita mwigendera, cyangwa wenda sinzi ukuntu bibeshye. Abona umugore we arimo arasomana na wa mushuti wiwe. Umugabo arabibonye ati nabwiye umunansi wenda bwa tugende tubaceho, nitubereke ko ari n'ikintu cyabaye, nitubereke ko ari n'ikintu ndi kubona, tubereke ko nta n'icyabaye bro. Urumva baragenda barinjira, umugabo ati ninjiye mu cyumba, ati mu myaka y'ubuzima bwanjye, ati gihe naherukaga kurira igihe nabonaga mama wanjye bamwica. Ati uwo munsi nararize umva ndababara, amaguru yanjye ndayakubita, ngiye ko nambura umugore wanjye arinjira, akinjira asanga nyine urumva umugabo ari kwikubitagura, ari kwira, ari kuvuza induru, akinjira akavuga ngo baye iki. Arambwira ati nta soni usigaye unca inyuma na kanaka, inshuti yanjye magara, inshuti yanjye. Arambwira ati none se urajya mbigenze gute. Ati uriya mugabo yaramaze igihe kinini antereta, ushyino mu bitaro azi ngo uzapfa. Urumva akaza kirirwa nyandikira ibintu bigiye bijyanye na jigijigi dende, until ngenje nka kwisabira nkamubwira ati nge ntabwo nabaho ndakora ibintu. Urumva wowe ku giti cyanjye ntangira no kujya nzana n'ibintu twakoresha kubera ko uzi ko ikibazo ufite, ntangira no kubyizanira kugira ngo tureke ko nabaho singuca inyuma, nawe ntugire ikibazo ngo wumve ko umugore waguca inyuma, sibyo? Urangije avuga ngo ntabwo ubishaka. For me as a woman, nge ndashaka kumva ndimeze neza, ndashaka kumva meze neza muri nge, kuko nge ndacyari umugore mutoya, nawe uracyari umugabo mutoya. Ngize amahirwe nk'umugabo wanjye wazanzamuka waba muzima, ariko kumbwira ngo naguca inyuma bro, ihangane pe. Umugore nyine umugabo ngabona nta n'impuhwe nta n'iki, araje avuga ati this is too no this can't happen. Arambwira nasoro kambwira gutyo, ngewe umugabo wawe iyo nagikora impanuka, arambwira ati udakora impanuka ntabwo mba naguca inyuma, sibyo? Ntabwo mba naguca inyuma, nge nawe tuba tumenanye neza, nta kibazo na kimwe tuba dufitanye, so please calm down. Ati narebye kuri umugore abimbwiye, numva agahinda karanyishe, mbura uko mbigenza.
bukeye rero niriwe ndyamye no kuva mu buriri birananira umunsi araza akambyutsa akanyihanganyisha neza neza nkumva ubuzima bwanjye buranze nyine ndabyuka mpamagara mushiti wanjye wa undi nyine best friend wanjye araza aje mu rugo ndamubwira se nta soni kunca inyuma nta soni kuryamana n'umugore wanjye n'ikibazo nakubwiye dufite hano mu rugo n'iki gise ndagiye nkubwira why how dare you do that umushiti waramubwira tumbabarire amusaba imbabazi nyine umushiti we ubona ko nyine agize ute amusabye imbabazi amaze kumusaba imbabazi arataha aramubwira ati genda nyine ariko yumva aramwanze ntazongera kumuvugisha ibintu nk'ibyo ngibyo haciyeho ngo nk'iminsi nk'ibiri umugore ngaza yarakaye aza yarakaye asanga yicaye mu kagare muri saro kuri saro amanje ngo ari kurya imbuto umugore ngo yamukubise inshyi ngo wanteranyije na kanaka none ntago ashaka kunyitaba ngo riririririre ngo ubu ngubu umenye impamvu atakingoye ngo atakimpamagara ngo no kubera this and this umugabo avuga so to cheat on me is that simple to you ku buryo mushiti wanjye avuga ati ntago nzongera guca inyuma ngiye nawe warangiza ukaza ukankubita ngiyeho umugabo wawe umugabo aramubwira ati kambwiza ukuri kuba nkiri kumwe nawe ni amahirwe ufite njyewe ndi singomba kubana n'umugabo w'ikimuga umugabo nkawe utagize ikimaze nta kintu kimwe kimaze ntabwo uri umugabo yarabimbwiye ndamubwira ati okay ceceka utuze undeke umugore ahita asohoka byabaye last week kuva yagenda ntagaragaruka sinzi yagiye sinzi uko ameze ndumva ngiye gusara ko umugore wanjye ndamukunda nubwo yanciye inyuma ariko ndamukunda mungiye inama y'ikintu nakora muze mugire inama n'umupapa ariko kangubwiza ukuri niba uri umuntu ufite umugabo sibyo ufite umugabo ufite umugore and anything happens accident why do you actually do that actually nitwa abagore benshi bazi kwihangana abagore benshi bazi kwihanganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye ako biratangaje kuba wow ufite umugabo anyway guys, that was the story muze mumugire inama mubwire ikintu yakora and please don't forget to subscribe, don't forget to share guys, share this story muyisharing mubwire inshuti zanyu ko nagarutse on YouTube and today actually these days it's permanent ni everyday story kubera ko nabaye monetize tuzigera tureko twabona amafaranga yaba menshi yaba makeya it's okay it's fine no problem anyway guys kisses bye.